Ikaze kuri umuyoboro Jidesi uburyohe bw'imyandiko yumvira icyanga cy'amagambo. Turi mu kwezi kwa kabiri, ukwezi bita Gashyantare mu mezi ya Kinyarwanda. Ujya wumva bavuga bati ni ishyano rya Gashyantare. Iryo shyano rya Gashyantare ni iki? Ikaze rero kuri uyu muyoboro Jidesi uburyohe bw'imyandiko. Uraniyumvira n'ibitero byabaye ku ngoma y'umwami Kigeli wa kane Rwabugiri. Ikaze rero uri kumwe nanjye Jidesi Jean Daniel Sindayigaya. Twanzikire ku ishyano rya Gashyantare. Ni ishyano rya Gashyantare ni umugani baca iyo hagize ikintu cyiza gihungabanya amahoro, nibwo bagira bati ni ishyano rya Gashyantare. Wakomotse ku mugabo witwaga Gatashya ka Gasinzigwa wari utuye kuri Nyakizu mu Bashumba, aho zari Butare, ubu ni mu karere ka Nyaruguru. Hayingaga umwaka w'1700. Gatashya rero ngo yari umukire cyane, yaranabyaye aranatunga aratunganirwa. Igihe kimwe Burundi bushotora u Rwanda, ingamba zombi zirambikana bararwana. Muri iryo hiriburana Gatashya ahaba ingenzi cyane, bituma agororerwa gutwara Bashumba. Amaze kuyigabana ararabukirwa, ararundisha, bituma aba umukire w'ikirenga. Hanyuma ubukire bumaze kumusaga, akoranya ingabo n'abagaragu be, arababaza ati uwo mubona duhwanije ubukire mu Rwanda ni nkande? Baramusubiza bati uwo musigiye ni Cyilima Musa, uretse ko agutambukije ingoma. Nuko Gatashya abyumvise aranezerwa cyane, ahera ko akoranya rubanda rusanzwe rwo muri ako gace, nabo ababaza kwa kundi, bamusubiza nk'abambere kubera koshyo babakakiyemo. Noneho Gatashya arushaho kwishima, niko kongera gukoranya abatware be na rubanda rundi, arababwira ati ubwo mwabonye ko maze kuringanira na Cyilima, icyo ntebeje kikaba ari ingoma gusa, noneho nanjye ndashaka ibirori bihimbaje cyane, kandi muntoranirize ukwezi gutandukanye n'ukwa Gicurasi, kuko ariko ibirori by'umwami byakorwagamo, maze nanjye uko kwezi munshakiye aba ariko nzajya nkoramo ibirori. Abatware na rubanda barabyiyumvira, batoranya ukwezi kwa Gashyantare ngo abe ariko Gatashya azajya akoramo ibirori nk'ibyo kwa Cyilima bikura Gicurasi. Bamaze guhamya ukwezi kw'ibirori, ibwami barabimenya, babigira ibanga, baranuma kugira ngo bitamamara bigakengesha Gatashya. Byiberaho ukwezi kwa Gashyantare kurashyira kurataha. Gatashya ararika igihugu cye cyose cyo mu Bashumba, agena n'umunsi ibirori bizaberaho. Ubwo abatasi b'ibwami nabo barabimenya, baritegura. Kwa Gatashya binikiza ibirori, bazana inka zo mu gihugu cye zose, abaturage abagabo n'abagore barakubita baruzura, mbese Bashumba yose irashika, ntihasigara n'iyo nka, bahururiye ibirori byo gukurira Gashyantare kwa Gatashya. Nuko bamaze guterana binikije ibirori, iz'ibwami ziba zirahasesekaye, zisakiza igihugu cya Bashumba, zigita mu rukubo, ziragitikiza, zinyaga inka n'amatungo magufi, imyaka zirasahura. Gatashya n'ingabo ze barafatwa, icumu rirahoga mu Bashumba. Bivuye kuri ibyo birori byo gukura Gashyantare, bigana gukura Gicurasi kwa Cyilima. Bihinduka ishyano kuko byari bije guhungabanya umutekano w'igihugu, nyuma bigahitana abantu benshi ku maherere. Ryabaye irya Gashyantare kuko nyirabayazana Gatashya yabiteguye muri uko kwezi. Hanyuma hagira ikiza kubangamira amahoro yahindaga mu ngo za rubanda, maze uwari uyafite akagira ati ni ishyano rya Gashyantare. Abigera kuri Gatashya wahungabanije amahoro y'igihugu muri Gashyantare. Kugusha ishyano rya Gashyantare ni ukubuzwa amahoro ku maherere. Reka dusoreze ku birebana n'ingoma ya Kigeli wa kane Rwabugiri n'ibitero Kigeli Rwabugiri yagabye mu mahanga. Mutara Rwogera yasimbuwe ku ngoma n'umuhungu we Kigeli wa kane Rwabugiri. Amateka akaba agaragaza ko Rwogera yari yaramubyaranye n'umugore wa mukuru we Nkoronko. Uwo mwami yimye akiri muto, hagati y'imyaka 7 n'imyaka 10. Ni nayo mpamvu ibitero by'ibanze ari nyina Nyirakigeli Murorunkwere wabiyoboraga. Ku ngoma ye habaye ibitero byinshi, ahanini byari bigamije guhamya ubutegetsi ahari haraguwe vuba, dore ingero Ijwi, Ndorwa, Gisaka. Ikindi ibyo bitero byari bigamije no kwagura u Rwanda no kunyaga inka n'abaja. Bimwe mu by'ingenzi biranga ingoma ye ni ibi: gukaza intambara zo kurengera u Rwanda no kurwagura. Yakundaga intambara ku buryo mu bisingizo bye harimo icy'inkotanyi cyane na Rukayababisha,
gutunganya ubutegetsi bw'igihugu, imirwa hirya no hino, kudatinya kwica abakomeye kabone n'aho baba ari ibikomangoma nka nkoronko, kwegera rubanda akabatoramo abatware b'abatoni no kugabira intwari imiryango. Rwabugiri agerageje gutera ibihugu byo hakurya y'ikiyaga cya Kivu ndetse no ku kirwa cy'Ijwi kiri muri icyo kiyaga. Aha tukaba tugiye kurebera hamwe uko uwo mwami w'igihangange yazengereje amahanga n'imikorere ye mu igababitero. Ni ibihe bitero Kigeli Rwabugiri yagabye mu mahanga? Rwabugiri amaze gushyira umurwa we Sakara ho mu Gisaka, rukurura ingabo y'Igisaka niho yanyazwe igambaniwe n'umutware Kabaka ka Kayagiro. Ubwo rero Igisaka cyegukira u Rwanda burundu. Hari igitero cy'amazi cyari kigamije gukangara Indorwa yari imaze kunyaga ubushyo bw'inka z'u Rwanda, muri zo zitwaga Umuhozi. Cyiswe igitero cy'amazi ku mpamvu y'imvura y'Urushyana yujuje imigezi igakuka, ingabo zikabura aho zimenera. Hari igitero cy'Ibumpaka hafi y'ikiyaga cya Rwicanzige, ikiyaga cya Albert hagati ya Uganda na Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Icyo gitero cyari kibasiye gucogoza ubukubaganyi bw'igikomangoma cyo mu Ndorwa cyiyitaga Rugaju, cyahigeraga kuyogoza u Rwanda. Ubwo icyo gitero cyatsembye Ndorwa kirayihashya mpaka Rwicanzige. Igitero cyo mu Rito, ingabo z'u Rwanda zari zibasiye igikomangoma Nkoronko, zishinga ibirindiro ku nkiko y'u Burundi, zitera Rugigana umutware wo mu Rito rya Ngaragu h'i Burundi byo kurengagiza. Hari igitero cyo mu Butembo. Butembo ariyo Goma y'ubu, wari umurwa mukuru w'ingoma y'Ubuhunde, yari iherereye mu ntara Kivu ya ruguru muri Kongo y'ubu. Abami b'icyo gihugu bari Abahunde, amateka akaba atagaragaza neza ingoma ngabe y'icyo gihugu. Umwami w'Abahunde wamamaye cyane ku mwaduko w'ingoma Nyiginya ni Muvunyi wa Karinda, wivuganywe n'igitero cyagabwe na Kigeli wa kane Rwabugiri. Iki gitero cyari cyo kumvisha Muvunyi wa Karinda, umwami w'Ubuhunde wanyaze imisagara yagishiye i Kamuronsi. Hari igitero cyo kwijwi. Ibitero byo kwijwi byagabwaga mu mato y'indere aturira abantu 10 n'ay'inkuge aturira abarenze 20. Icumbi ikaba imisego begamira cyangwa se intebe z'abasare bavugama. Iki gitero cyari kibasiye Kabego, umwami wo kwijwi wishwe na Rwanyonga rwa Mugabwa mbere. Hari igitero cya Gikore ho mu Kigezi hafi ya Kabare, hagengwaga n'Ubuganda. Iki gitero cyahurujwe na Nyirimigabo kugira ngo yongere igihugu cy'Abagina. Ni nacyo cyazanye ubwoko bw'ibijumba biri mu Rwanda. Mbere yaho hari ibizwi nka Gafuma gusa. Igitero cyo ku Buntu Buzindu cyari kigamije kurwanya Byaterana, umwami w'Ubunyabungo wari utuye ku Buntu Buzindu. Ubwo Abashi banesha igitero cy'Abanyarwanda cyari kigizwe n'imitwe 2 gusa. Abacitse ku icumu bagobokwa n'umurishyo w'ingoma zasukiye ku nteko, zigakanga Abanyabungo bagasubira inyuma, mbese bakavunura. Igitero cyo ku Kanywirire, icyo gitero cyari kigamije kwihimura. Hafi ya Muzimu hari igishanga cy'urufuzo cyari inkambi y'ingabo z'Abanyabungo. Abanyarwanda barwana inkundura, batwika urugerero rw'Abanyabungo, ariko isayo ntiyatuma bafata Kanywirire. Kigeli ategeka guhagarika imirwano, ingabo zunamura icumu. Hari igitero cya kabiri cyo kwijwi. Kigeli yari yarigaruriye Ijwi ryaramuyobotse, Nkundiye waryo aza kurigandisha. Iki gitero cya kabiri cyari kibasiye icyo kigande. Nkundiye amaze gushoberwa, ingabo zimusatiriye aho yahungiye mu kirwa cy'Ishovu, yiroha mu Kivu, Ijwi rirayoboka. Hari igitero cy'Ibushubi. Kibogora, umwami w'Ibushubi amaze gutanga, yasimbuwe na Nsoro. Rwabigimba, umwe mu bavandimwe be, atangiye kumurwanya. Nsoro yitabaza Kigeli Rwabugiri, umwami w'u Rwanda. Kigeli aratabara, Rwabigimba araneshwa, ahungira mu bugufi bwari ubw'i Burundi muri ibyo bihe. Hari igitero cyo ku Kidogoro. Iki gitero cyagabwe ahantu ho mu majyaruguru ya Bukavu hagana mu bya Karehe. Ubwo Byaterana yari amaze gutanga, asimbuwe na Rutaganda wari ukiri muto. Umugabekazi Mugeni Gahwijima ari we ugenga igihugu. Ubwo igitero cy'Abanyarwanda cyasaga n'igisonga Ubunyabungo bwari bumaze kuzahazwa n'amapfa. Muri icyo kibariro mu Rwanda hatera Muryamo, Ubushita n'Amavunja. Hari igitero cyo ku Rusozi. Icyo gitero cyo ku Rusozi ariyo Bukavu y'ubu cyari kigamije gufata Mpiri Rutaganda n'umugabekazi Mugeni Gahwijima, kikanyaga ingabe y'Ubunyabungo Karyamahugu kugira ngo u Rwanda rwigarurire by'imvaho Ubunyabungo. Rutaganda na nyina bari bahungiye ahantu ho muri Bishugi mu majyepfo y'Ubunyabungo kwa Katabirurwa.
igitero cyica katabirurwa gifata mpiri umugabekazi Mugeni Gahwijima Rutaganda abagaragu be baramucikana. Hari igitero dusorejeho aricyo gitero cy'imigogo. Imigogo zari ingabo za Ankore rimwe baza guhengera Rwabugiri umwami w'u Rwanda ateye ikivu. Umwami wa Ankore nawe atera u Rwanda nyaga inyambo. Rwabugiri abimenye nawe agabayo igitero aho muri Ankore nyine. Icyo gitero cyari cyibasiye Ntare wa kane Rwamigereka umwami wo muri Ankore wari wanyaze inyambo z'i Rwanda agatwika ingoro y'Irutaraka hafi ya Nyagatare. Kigeli Rwabugiri yari bunyabungo n'ingabo ze nibwo avunuye atera Ankore yigarurira umurwa Mbarara. Rwamigereka yari yahunze amenesha imigogo y'Abanyankore agareka ingogo imbunda zabo zahindutse ibifuma. Ngayo nguko ngibyo ibitero byabaye ku ngoma y'umwami Kigeli wa kane Rwabugiri. Reka ngusabe ukore subscribe, like, share na comment bigere kuri benshi ntibacikwe n'iki cyanga cy'amagambo twumvise mu mugani ugira uti ni ishyano rya Gashyantare, tukongera kucyumva ku birebana n'ingoma y'umwami Kigeli wa kane Rwabugiri ndetse n'ibitero uyu mwami yagabye mu mahanga agamije kurengera u Rwanda ndetse no kurwagura. Naho ubutaha, cawo cawo.